kugira ngo ubwire abantu bihebye, ubwire abantu bafite ibibazo ariko banyubaha, ubabwire ngo nzi aho bari, ko ariho intebe ya Satani iri. Niyo mpamvu nubwo bafite amaganya menshi, nubwo bafite ibibazo byinshi, ariko ubabwire ngo ndi kumwe nabo, ndibahangayike, bagubwe neza, imitima yabo ishyike mu gitereko, kuko itorero naryo mu matorero arindwi ngutumyeho, n'iri torero naryo ryandikira aya magambo. Haleluya! Amubwira ngo wandikire itorero ry'Iperugamuti, nzahuba. Amen. Nzahuba kuko ari intebe y'ubwami bwa Satani iri. Imana ishimwe. Ndagira ngo nkubwire mwene data unyumva, nubwo uri mu bibazo uyu munsi, nubwo uri kurwana intambara zidashira, ariko Imana izahuri. Uri ku rugamba igihe cyose uhora urwana na Satani. Niyo mpamvu Imana iri mu ruhande rwawe, ihora ikurwanirira. Witinya, reka kugira ubwoba. Nubwo urwana intambara, ariko Imana ntabwo ihinduka. Imana iracyari inyembaraga, Imana iracyarwana igatsinda. Nubwo Satani ahora kurwana ibitero bitandukanye, ariko Imana yawe, haleluya, Imana wizeye, Imana ukorera, Imana usenga, Imana ubwira ku manywa na nijoro uhura nabyo, urakora ntibyemere, washaka ibyiza ukabibura, ariko Imana izahuri. Imana ifite umugambi mwiza kuri wowe, niko yambwiye. Humura witinya, humura wigira ubwoba. Imana yawe irakuzi, Imana yawe izahuri, Imana yawe izi ntambara uhura urwana nazo. Uwarwaye ntiwapfa, nuko Imana izahuri. Imana arakurwaniriye, Imana yarwanya intambara zikomeye ku buzima bwawe. Imana wararwaye, Imana iragukiza kubera kwizahuri. Uhora urwana intambara zitandukanye, ukabona zimwe zirarangiye izindi ziraje, ariko Imana yambwiye ngo izahuri. Haleluya! Humura, Imana yambwiye ngo izahuri, kandi ko intambara nta kindi cyazirangiza uretse gukomeza kwiringira Imana, gukomeza kwizera Imana no gusenga. Urwana urugamba rwawe bucece, urwana urugamba rwawe. Reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana ndetse n'imigisha ituruka ku Uwiteka Imana, wo kurikira ibiganiro byose bica ku Musarati. Neza y'Imana nibane nawe, kandi umugisha w'Imana ukomeho n'abawe bose, kandi Imana yivange mu byawe byose. Wowe uri hafi na kure, ndagusuhuje kandi ngwaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ni Nepo mvugana kuri mikoro, ndi kumwe n'umukozi w'Imana nari nkumbuye mperuka kera cyane. Muraho neza? Muraho neza cyane. Amakuru ni meza. Iminsi myinshi. Yego. Amakuru cy'iminsi? Ni sawa, turashima Imana. Nari ngukumbuye. Derukana umwaka ushize. Nanjye nari ngukumbuye. Derukana muri 2023. Ndabona ko Imana yaciye inzira, wongeye kuboneka. Imana irabikunze, irabishimye. Nongeye kuboneka kuri iyi mikoro y'Umusaraba TV nawe ari Shalom TV. Yego. Ariko makuru mfite nuko ngo ari Imana yakoze kuva uvuye hano. Imana yakoze ibikomeye. Kandi ndishimye. Yego. Imana arashyigikiye, yasohoje kugera isoze ibyo yavuze. Kandi ndacyakomeje kwigirira icyizere kuko n'ibindi yavuze izabisohoza. Ibindi biracyari inyuma. Biracyahari. Ni byinshi ndabirindiriye, kandi mbirindiriye nsenga. Mbirindiriye nizeye imbaraga z'Imana. Imana ishimwe cyane. Amen. Ibyo yavuze no kubikora izabikora ko ijambo ry'Imana rivuga. Yego. Amen. Turishimiye yuko ari Imana isohoza amasezerano, kandi ivuze iki ijambo iraririnda. Yego. Kugeza isohoje. Amen. Amen.
ndakwishimiye ndagukunda urabizi cyane Yego. niyo mpamvu iyo ndi kumwe nawe numva ibintu by'ipatosi bigenda biza haleluya haleluya amen amen ya wowe ni warumumbuye cyane ahubwo nakubonye mbona warahindutse nabaye nk'umuzungu reka reka nibaze uriya ni nepo naturutse hepfo hariya nakuyobewe reka reka nagusobanukiwe ngeze iruhande rwawe ubonaga n'aba muzungu warabaye umuzungu ubwo amavuta y'Imana umva aragutwikiriye ntiwabimenya ubundi wambaye ikirezi ntamenya ko kera gira ibiganza gutya nkwereke nyaturande mavuta mu izina rya Yesu agumeza mbeho mu izina Imana ikongerera amavuta menshi haleluya amen haleluya haleluya ongera uvuga ngo Imana iciye imigozi Imana yaciye imigozi iyice ni iyice ni Imana ni ici imigozi haleluya imbaraga z'abadayimoni zihunge amina Imana ni ici imigozi abadayimoni bose batinya amina ayiwe haleluya Imana ishimwe cyane Imana ishimwe nepo Imana iragushyigikiye amen kandi Imana iri mu ruhande rwawe amina ifite umugambi mwiza kuri wowe pe Imana ishimwe katonda yebare umve haleluya Imana ishimwe haleluya amen uzi ukuntu umuririmbyi yaririmbye ngo mu gihe hagira icyazi kikantesha inzira yawe yego ngo ujye utebuka yego uca iyo migozi kuko tunezezwa no kugukorera tubohotse Imana ishimwe cyane haleluya amen niyo mpamvu nayo nkubwiye ngo atura ikiganza Imana ica imigozi Imana ni ica imigozi mu izina rya Yesu amina ndabyakire kandi bane kuranga abana yego ngo haye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi urakoze cyane Imana y'amahoro igumugisha kandi Imana y'amahoro ikomeze yivange mu byawe nakuvuga ngo nutagwa isari uzasara uzabona ibihembo by'abakoze neza uko niko kuri amen amen nta bintu byishinirwa nkubase sibyo wihangane senga Imana ubundi uhanuka Imana igutegetse urakoze Mana iri mu ijuru ry'abera icyubahiro n'ikuzo no gupfukamirwa n'ibyawe ndagushimiye umwanya mwiza umpaye wo kongera kuboneka kuri iyi channel y'Umusaraba TV na Shalom TV izina ryawe nirihimbazwe nje kongera kwamamaza izina ryawe no kuvuga gukomera kwawe shyigikira rero ba mu ruhande rwanje nyambika imbaraga z'umwuka wera w'Imana yivange muri iyi gahunda kugira ngo ibintu byose bigende neza kuko umuririmbyi yaravuze ngo ibintu byose biri mu Mana data bigenda neza nanjye ndifuza kwira ijambo rishyigikira ukarishorera maze rikagira aho rikura baryumva naho ribajyana rikabashyira ku rugero rukwiye rw'abana b'Imana urakoze kuri Imana yumva gusenga byose mbisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen amen reka tuganire ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanje iri mu gitabo cy'ibyahishuwe ni ibice bibiri turasoma umurongo wa mbere ndetse n'umurongo wa 13 umurongo wa 13 turasoma aya y'uwo murongo ubundi turiganireho nk'uko Imana yambaye kurivuga reka dusome mu izina rya Yesu wandikire marayika w'itorero ry'i Perugamu uti ufite inkota ityaye ifite ubugi impande zombi aravuga aya magambo ati nzahuba ko ariye intebe y'ubwami bwa Satani iri Imana ishimwe cyane reka ndisubiremo wandikire marayika w'itorero ry'i Perugamu uti ufite inkota ityaye ifite ubugi impande zombi aravuga aya magambo ati nzahuba ko ariho intebe y'ubwami bwa Satani iri Imana yacu dutabare cyane haleluya Imana ishimwe iri jambo Imana yarimbaye mu minsi ishize ndyamye ari ninjoro Imana irambwira ngo ubwire abantu bihebye ubwire abantu bafite ibibazo ariko banyubaha ubabwire ngo nzaho bari ko ariho intebe ya Satani iri niyo mpamvu nubwo bafite amaganya menshi nubwo bafite ibibazo byinshi ariko ubabwire ngo ndi kumwe nabo ndibahangayike bagubwe neza imitima yabo ishyike mu gitereko kuko mfite umugambi mwiza kuri bo kuko ndabahagarariye iyo aba ndahari
yaba ntari imana ngo mpabe, satani aba yarabakuyeho, bamwe ntibaba bakibukwa, ariko kubera ko nzi aho bari, haleluya, niyo mpamvu buri munsi mbora mbarwanirira, niyo mpamvu buri munsi mbora mbabereye ku rugamba, niyo mpamvu buri munsi mbora mbabereye maso. Imana ishimwe cyane. Iri jambo Imana yarihaye Yohani ari ku kirwa Patimo, haleluya. Iri torero Perugamu ryari itorero ryakundaga Imana, ryari itorero ryakundaga gusenga Imana, ryari itorero ryubahaga Imana, ryari itorero ryabaga mu mwanya mwiza w'Imana, ariko rikagira ibibazo bitandukanye, rikagira intambara zitandukanye. Satani akarirwanya mu buryo bumwe cyangwa ubundi kugira ngo bave ku Mana. Ariko Imana ibwira Yohani, iramubwira ngo n'iri torero naryo mu matorero 7 ngutumyeho, n'iri torero naryo ryandikira aya magambo, haleluya. Amubwira ngo wandikire itorero ry'Iperugamu uti nzahuba, amen, nzahuba, kuko ari intebe y'ubwami bwa Satani iri. Imana ishimwe. Ndagira ngo nkubwire mwene data unyumva, nubwo uri mu bibazo uyu munsi, nubwo uri kurwana intambara zidashira, ariko Imana izahuri. Humura, witinya, wigira ubwoba, Imana murahagararanye. Wowe komera ku ijambo Imana yavuganye nawe, wowe komera kuri iyi Mana, haleluya, kubera ko umugambi wayo ni mwiza kuri wowe, kuko ibyo Imana yibwira kukugirira ni byiza. Imana ntabwo yagutererana, kuko izi ko kuba ari intebe ya Satani iri, kandi izi ko buri munsi urugamba rwawe rushira urundi rugaza. Niyo mpamvu rero Imana iri kumwe nawe, iri kurwanana nawe. Humura rero, witinya, itinya intambara uhura nazo, kubera ko iyi Imana itaba mu ruhande rwawe ziba zarakwishe. Iyi Imana itaba mu ruhande rwawe ibyawe biba byararangiye. Ariko Imana kubera ko izi ko ahantu uba uri ku rugamba igihe cyose uhora urwana na Satani, niyo mpamvu Imana iri mu ruhande rwawe ihora ikurwanirira. Witinya, reka kugira ubwoba nubwo urwana intambara, ariko Imana ntabwo ihinduka. Imana iracyari inyembaraga, Imana iracyarwana igatsinda, nubwo Satani ahora kurwana ibitero bitandukanye, ariko Imana yawe, haleluya, Imana wizeye, Imana ukorera, Imana usenga, Imana ubwira ku manywa na nijoro, Imana winginga, Imana yemera kwingingwa, iracyari kumwe nawe. Imana nishimwe cyane, haleluya. Imana yacu ihimbazwe, kandi Imana yacu yabwa icyubahiro. Wandikire marayika w'itorero ry'Iperugamu uyibwira uti nzahuba, ko ari intebe ya Satani iri. Humura rero, uyu munsi, uyu mwanya Imana izahuri. Niko Imana yambwiye. Imana yambwiye ngo izahuri. Humura, witinya, kubera ko Imana murahagararanye. Ahubwo wowe komera uyinambeho. Yewe unyumva, yewe uri hirya, yewe uri hafi, yewe uri kure, yewe unyumva kuri televiziyo, kuri iyi chano y'Umusaraba TV na Shalom TV. Imana yambwiye ngo izahuri. Izi ntambara urwana nazo, izi bibazo uhura nabyo, urakora ntibyemere, washaka ibyiza ukabibura, ariko Imana izahuri. Imana ifite umugambi mwiza kuri wowe, niko yambwiye. Humura, witinya, humura, wigira ubwoba. Imana yawe irakuzi, Imana yawe izahuri. Imana yawe izi ntambara urwana nazo mu kazi ukora ka buri munsi. Humura, humura, Imana yawe intambara urwana nazo iraje zirangize. Yamaze kumenya huri kari intebe ya Satani iri, niyo mpamvu ifashe umugambi, haleluya. Imana ifashe umugambi, Imana ifashe gahunda yo kuza kurwana intambara uhura nazo. Niko Imana yambwiye. Humura, witinya, buri munsi uhura n'ibibazo bitandukanye. Impamvu uwarwaye ntiwapfa, nuko Imana izahuri. Imana arakurwaniriye. Imana yarwanya intambara zikomeye ku buzima bwawe. Imana wararwaye, Imana iragukiza kubera ko izahuri. Uhora urwana intambara
zitandukanye, ukabona zimwe zirarangiye izindi ziraje, ariko Imana yambwiye ngo izahuri. Haleluya! Humura, Imana yambwiye ngo izahuri kariho intebe ya Satani iri. Imana ntiyakureka rero kubera ko wemeye komatana nayo. Imana ntabwo yagutera umugongo kubera ko izi kuyubaha. Imana ntabwo yakureka, ntabwo yagukuraho ikiganza cyayo cyiza kubera ko izi ko ukunda kubana nayo. Imana izi kuyikunda nubwo uhura n'ibibazo, nubwo uhura n'intambara, nubwo usonza, nubwo ubura ibyo wifuza, nubwo ubura imyambaro, nubwo ubura amafaranga ushaka, nubwo ujya ku kazi ukabona ari ibikomeye, ariko Imana ntabwo yakureka kubera ko uzi ko aho uri ari intebe ya Satani iri. Humura, witinya, guma mu masengesho, komeza usenga Imana, nuyihamagare, nuyibwire, uyibwire akababaro kawe, aho mwavuganiye nayo wongera usubireyo, wongera ujya gusenga, ubwire Imana ngo Mana wongera ugaruke untabare, wongera undengere, dore Satani arangenza ku manywa na nijoro, uko bukeye n'uko bwije. Ahora ndwanya mu kazi nkora ka buri munsi, ahora ndwanya. Ubwira Imana agahinda n'ububabaro ufite. Imana yiteguye kugutabara, Imana yiteguye kukurengera, kuko Imana yawe izahuri kariho intebe ya Satani iri. We kugira ubwoba mwene data unyumva, we gutinya. Imana yacu ni inyembaraga, Imana yacu iradushyigikiye, twebwe abayubaha, twebwe abayikunda, nubwo ubona bimeze bityo. Haleluya! Ariko nta joro ridaca. Wihangane, wihangane, ukomerere mu Mana, ukomeze uyibwire, ukomere ku isezerano Imana yaguhaye. Ntabwo Imana ntijibura kugenza abayubaha, nawe izakugarukaho, kandi nikugaruka zifite umutima w'imbabazi. Imana yacu nishimwe, Imana yacu nihabwa icyubahiro. Mwene data rero, iryo ni ryo jambo Imana yari yampaye kugira ngo turiganire. Iyo niyo mesaje Imana yari yampaye kugira ngo nyikubwire. Humura, witinya, humura, komera, humura, wicika intege muri uru rugamba, muri uru rugendo, muri uyu murimo dukorera Imana. Humura, nubwo ubona hari byinshi Imana itarakora, ariko ntabwo yakwibagiwe. Nubwo bimeze bityo, nubwo ubona hari ibintu byinshi Imana yakubwiye ikabitarabisohoza, ntabwo Imana ibeshya. Haleluya! Komeza wihangane, ukomere ku ijambo Imana yavuze, kuko Imana yacu izaza ye guceceka. Ntabwo ihinduka, ntabwo ari nk'abantu. Imana ivuze irasohoza. Narayibonye kandi nawe yiteguye kukwiyereka. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Reka rero wowe unyumva, wowe umaze kwakira ijambo ry'Imana, irikomereho, rifate nk'ijambo Imana ivuze, kandi ukomeze usenga Imana. Ntuteshuke ngo urye hirya cyangwa hino, ahubwo ukomeze ukiranukira Imana, kuko icyo Imana ishaka ni uko ukomeza gukiranuka, ni uko ukomeza kuyubaha mu migendere yawe, mu mivugire yawe, aho uba, aho ukorera buri munsi, mu byo ubamo bya buri munsi. Imana irifuza kuyubaha. Kamubwire ngo witinya, kubera ko Imana yacu ntihinduka. Imana yacu ntabwo itinda, ahubwo ni ukugira ngo isezerano ry'Imana yavuganye nawe ikomeze iririnde kuzageza ubwo izarisohoza. Kandi nawe ndakwinginga kugira ngo ukomeze ube mu buntu bw'Imana, kugira ngo ukomeze ube mu bihe by'Imana byo gusenga, kubera ko intambara nta kindi cyazirangiza uretse gukomeza kwiringira Imana, komeza kwizera Imana no gusenga. Urwana urugamba rwawe bucece, urwana urugamba rwawe usenga, we kurwanisha imbaraga z'umubiri, ahubwo urwanisha imbaraga z'amasengesho, kuko Imana yacu ntabwo igihinduka. Icyo yavuze, icyo yavuganye nawe izagisohoza. Mwene data, ndagira ngo nkubwire ko Imana yacu iracyariho, kandi Imana yacu ntabwo ihinduka. Imana yacu ni nzima, ntabwo igisaza. Imana yacu ntabwo itinda, ahubwo ni ukugira ngo isezerano ry'Imana rikomeze rikurinde kuzageza ubwo Imana izasohoza icyo yavuganye nawe. Urakoze cyane kunyumva, urakoze
urakoze cyane gutegera amatwi ijambo ry'Imana Imana yampaye. Imana nigufashe kurushaho kuryumva ndetse no gushyira mu bikorwa icyo Imana igushakaho, ubundi ibindi byose ubiharira Imana. Imana yacu nishimwe, urakoze cyane. Reka dusenga Imana, dushimira Imana kubwira ijambo, kandi nkwinginga kugira ngo ukomerere mu Mana nubwo intambara zitabura ku buzima bwawe, ariko ukomerere mu Mana kuko Imana iri kumwe nawe muri uru rugamba uhora urwana narwo. Ubona bikomeye, ariko nubwo ubona bikomeye Imana yacu iri kumwe nawe, ihagararanye nawe. Niyo mpamvu nkwinginga nkubwira ngo witinya, kuko Imana yacu iri kumwe nawe. Imana yacu nishimwe cyane. Reka dusenga Imana, twinginga Imana kugira ngo ikomeze duhe imbaraga muri uru rugendo twatangiye, ndetse no muri uru rugamba tubamo rwa buri munsi, turwana n'isi n'umubiri n'ububi na Satani. Imana ikomeze duhe imbaraga kugeza ubwo Imana izaza igasohoza icyo yavuganye natwe, igasohoza icyo yavuganye nawe, igasohoza icyo yavuganye nanjye. Imana yacu nishimwe cyane. Reka dusenge. Turagushimiye Imana iri mu ijuru ry'abera, cyubahiro n'ikuzo no gupfukamirwa n'ibyawe. Ndagushimiye kubwira ijambo, Data wa twese mwiza ukiranuka, jambo ryawe niryamamare, jambo ryawe nirishyirwe hejuru, jambo ryawe Mana, Data wa twese, mu izina rya Yesu ndakwinginze kugira ngo urishyigikire ku muntu wese uryumva akaryumvira kandi agakora iki ijambo ry'Imana rimusaba. Ndakwinginze kugira ngo umwambike imbaraga, ari uri hafi ari uri kure. Mana, wumvira ijambo kuri Mwami, kuri iyi channel y'Umusaraba TV na Shalom TV, umushyigikire kandi iri jambo rihindure byinshi ku buzima bwacu, rikomeze Mwami, rigutere kurwana urugamba ku buzima bwacu. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Urakoze Mana ihora iri mu ijuru, urakoze kudushyigikiye, urakoze kuko ufite umugambi mwiza kuri twe. Ndabizi kandi abakubaha bose ibyo wibwira kuri bo ni byiza si bibi. Urakarama kubyumvise byose, tubisabye Imana Data wa twese, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu, amen. Mana umugisha mukozi w'Imana, reka tugusabe kugira ngo utange telefoni zawe kugira ngo uzagukenera ko wamugira inama, wamusengera, azaguhamagare. Karibu utakona giti zawe. Murakoze cyane. Nomero zanjye ni 0788444212. Reka nzisubiremo, ni 0788444212. Murakoze. Imana ibahe umugisha kandi ikomeze kubashyigikira mu izina rya Yesu, amen. Amen.